mani njyewe njya nsetswa n'abakobwa bifata bakirirwa bihenura mu binyamakuru ahantu hose babwira abagenzi babo ngo kanaka ngo nta kintu agira, ngo naramwanze, ngo sinamukunda, ngo sinamwemera. Njyewe reka nkubwire, ntabwo njya iwanyu, icyo ni icya mbere. Simparyama, sinjya nza kugabuza iwanyu, simparara. Ibyo bintu banza ubyumve, nta n'umunani mategereje. Ibintu byo kuza ngo wanze umuntu arya iwanyu se, arahirirwa se, ibintu muza mwigira. Mani wowe aka kanya uri kunyumva, byaba bitangaje kuba utarakora subscribe kuri channel, kuko byinshi cyane ujya wibaza impamvu nyumva arimo ntongere kunyumva, nuko utarakora subscribe kugira ngo uzajye uhorana nanjye. Nuvuga ngo hari abakobwa cyangwa se abahungu, umunsi ndaje kugira ngo nyurire abantu bose. Nimba ubona shiri wawe umugereranya n'ibishingwe, nyine ari umuntu wa fake. Akenshi bibaho ko umuntu azaka kugereranya na puberi. Mani nimba shiri wawe umugereranya n'ibyo bintu mvuze, jya ko hari abantu bari hanze bakeneye guhinga ibirayi babuze ifumbire. Nimba umugereranya n'ifumbire, hari abantu baza bagaterura iyo fumbire bakajya guhinga ibijumba, ibirayi, bakayishyira no mu ntoki zabo. Ibintu rero muba muza mwigira abantu, mubateje agaciro abantu mwahoze mukunda cyangwa se mukundana, mwigiza abadanje. Umuntu afite agaciro ke mu mutima we, afite abantu bamwubaha. Nimba utamwubaha, afite abandi bamukeneye, wimutesha agaciro. Ntabwo ibintu nk'ibyo ngibyo pumbafu, reka ntabwo bishoboka. Jo mpamvu mujye mumenya agaciro k'abantu. Kukumva umuntu w'umusista arimo kuvuga ngariya amabyi y'iwanyu se, amabyi umva, nimba aka kanya ukodesha uba i Kigali cyangwa se uba mu ntara, si randi rode wawe, si matoro uraraho, si igisorori cy'ibiryo urya. Jya umubwira ko ari ufate nka tete vide. Abantu bameze gutyo ngiye babubonamo nka tete vide, nta bwenge bagira. Ibaze sha, mushiti wanjye bita Eliwane niwe ujya ukunda kumbwira ngo ubundi iyo ndi mu rukundo, ngo ubundi akaguru kamwe mba nkashyize mu rukundo kandi nagashyize hanze. Ku buryo yuzanye ibintu by'ubugoryi by'umuzenuko, mpita nanjye ngenda akaguru kamwe kare karimo nkagasubiza inyuma kugira ngo kataza kujya mu ziko kagashya. Rero abantu baza bivugisha ngo kanaka ngo wapi, ngo nta mafaranga agira, ngo kanaka kize. Nimba umusore ari umukire, ubukire afite aho yabikoreye. Nimba akennye nanone wimwibutsa ko akennye, kuko azi ko akennye. Ntabwo ari ngombwa ngo uze ngo bimwibutse. Cyangwa se wowe ufite iki? Ibintu bamwe abakobwa mu baza bigira, cyangwa se ngo abahungu ngo sinashaka nk'umukobwa udafite amafaranga, ngo sinashaka ngo umusore ngo twakundana. Wese wo ngo murakundana arakwemera, wowe amafaranga nimba yakorera nayasiko naya nyoko, arya iwanyu, ari iwanyu. Pombafu. Mujye mumenya gukorera ibyanyu, ibintu byo kuratinda n'ubugoryi nk'ubwo ngubwo. Mujye mumubureka, ubucucu n'ubugoryi.